twabikurikiranya umukobwa aza kuzamenya icyatumye nyina isura imera kuriya ngo yarariza amarira cyane atangira gushyira nyina ahagaragara aramukunda amwereka bavandimwe rero ntabwo ari byiza kwirengagiza aho wavuye iyi si se ashaka kubona nta formire igira nawe dushatse twari twibanira neza nyamara hari igihe umuntu ntiwacu hariya mvuka mu cyari kumenya ikintu yari aramufite niyo kavukire yanjye nzi umugabo njye nawe twasangiraga ikigage cyaguraga 10 amafaranga 10 cyera muri 89 10 kunywesha umugabo cyangwa kunywesha igikombe kimwe bikibaho tugasangira njye nawe nyuma ya jenoside rero yakorewe abatutsi arakira abona inote pe ariko nivuga inote wumva inote yafite imodoka zirenze 8 zari hejuru iyo nama nagira se iyo nyine amatwi yo ntazayafunga abiriyeho kumva asanzwe agira impano yo kuvuga make mubyeyi wikomereze gutyo rata ningira umugisha hari urumva iki kiganiro akaba bikubwira wikomereze gutyo n'ubundi usanzwe uvuga make witurize umuntu wese avuge wumve wihutire kumva ariko utinde kuvuga kirombe iyo mfite 20 uyu munsi ntangaho 6 ndiho abantu bababaye bonze ko bashongerwa iyo mfite 100 ntangaho 30 mbigabanya abantu ngo barye ibyo ni press niko mbayeho drama ukoze kutabura ibiryo uko nzi ko hano utabura ibiryo yanamenya ko ari we akayiboroka uzi ko abantu bamburutse nanjye ubwaje kandi ntacyo basaba ndabaza abantu bamburutse tunasengana mu rusengero rwacu ntashobora gutelefona ngo bikunde ntashobora kwandikira message ngo bikunde ihitega bakanyirika ngo esheke kandi nafata nimero nkamwandikira kabonera agiye na telefone nimero yawe kabona birakunze ndayerese ndifata ndikerera ya hari telefone zitinya hari nomero zitinya bakiri ubwo ziboro kubwazo ubwera ko ari abagende izo zabo bantu bageze nizo ziborotse inyine ubwiyawe no yiborotse iyanjye niyo ibigiborotse kandi mu baganye bikure ini no ubwayo ubwo nuko biri ntacyo birenganya rameshe ngo yari iborotse kandi nanjye yiborotse simuzi rero ariko kimwe cyo bakunzi ba Shalom TV 195 twashuje twifurije amahoro y'Imana mbibutse ko iyo kuze Shalom TV bita ujya kwikamba TV nibo ngo iyo televiziyo yanjye ifite amazina abiri harimo Shalom TV akabamo n'ikamba TV Imana rero ibaho umugisha nujya kwikamba TV ntago uzawayobye kandi uhagera kwakira kuri Shalom TV ngo byoroha Imana igumugisha wowe unteza amatwi nongeye goroka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko kandi tuganire n'umutumirwa wacu dufite byinshi tugambiriye kubagezaho muri uyu munsi cyangwa se kuri saha mwebwe abakunzi bacu twibutse ko iyi televiziyo yacu rebwa ku isi yose ariko mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba bwaryo mwese twifurira muri Imana ndetse no mu mujyi wa Kigali turabakunda kandi namwe madukunda ibyo turabizi ariko saho twamuka n'impaka tukagera mu mpande nke z'isi duhera muri Afurika kuko niho tubarizwa tukamuka tukagera iburayi namwe tubashuhuje tukagera no muri Amerika ndetse no muri Aziya Imana ibaho umugisha muri Aziya dufite inshuti nyinshi zidukurikira iburayi naho zirahari ndetse no muri Afurika ndetse no muri Amerika Imana ibaho umugisha reka nsuhuze Theo inshuti yanjye cyangwa se Kazungu uri muri Korea Imana ibaho umugisha ntago mperuka gusuhuza ariko uyu munsi numvishe mpatwa gusuhuza gira amahoro y'Imana kandi muri urwo ruganda urimo rakoramo Imana igiye kumeza guheramo uwo mugisha kandi ukomeze gusenga ntuzegere ucogora gusenga no kwimera Imana nkuko wikundaga ubikomeze Imana igumugisha baba pasi n'abahanga bo muri Amerika tubagushuhuje ndetse na
na Emery Pasiteri Emery nawe twagushuje ngo muri Amerika Imana igumugisha kandi Imana igukomereze mu buntu bwayo. Mu isero dufite inshuti namwe tubifurije amahoro y'Imana mwebwe aho ngaho muri Israel. Pastor Gasana twifurije amahoro y'Imana kandi kugubwa neza, ndetse na Yasoni inshuti yanjye nkunda cyane, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugwirize imbaraga. Wageze aho Yesu azamanukira tuzaza tugusangayo ngo hari ofisi Yesu azaba afiteyo, nuko ubwo nituhagera uzadutambagiza aho ngaho mu Israel, kandi ndabizi ko udusangiza amakuru yaho. Imana yagiye gukomeza guha umugisha. N'abandi bari muri Afurika mwese ndabashuje, ba Josiane inshuti zacu cyane ngaho za Kampala bose mwese, ntabwo navuga amazina mbarondore muri benshi. Imana rero ibaho umugisha, nanjye ndabakunda kandi ndamahoro. Mwongeye avuze ngo ubwo nguwe neza ndatunganiwe. Reka tubwira duteze amatwi batubonye bwo bwa mbere kugira ngo mukore subscribe ndetse ko ari kugira ngo no kugira duteze ikiganiro mu gihe mutabibona no kurashira ku nshuti zanyu kugira ngo mudufashe kugeza ibiganiro dushira aha ngaha kugira ngo buri muntu wese agubwe neza. Imana ibamugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana rero mukunda cyane. Ubushize twababwiye ko yakoze agisida agendera mu mbago. Uyu munsi twaza kureba kuntu tubigenza mu bibone byose, ariko kandi Imana yaramurokoye aracyahumeka kubera ko yari afite inshingano zo kuganiriza abantu ibigendanye n'ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byo ku bugingo bwa benshi. Urahuriza abakozi b'Imana? Ndaho cyane ndakomeye. Uri amahoro? Ndamahoro menshi. Umwami Yesu akunda ndamahoro. Umwami Yesu akunda uri amahoro. Mwe yavuze ngo nguwe neza ndatunganiwe. Nawe uguwe neza uratunganiwe? Yewe nguwe neza ndatunganiwe. Kandi cyane. Abanyarwanda ba kera baravuze ngo kuramba no kuramuka. Kuramba no kuramuka. Burya iyo uriho iyo uhumeka byose abigishoboka. Ariko urasa neza. Merci. Urakoze cyane. Hari nabo nabonye baririmbye ngo igishoro n'ubuzima. N'ubuzima. Iyo uriho uko waba uriho kose byose abigishoboka. Cyakawe n'abantu babirwa ubamo wambara neza ukaberwa. Urakoze cyane. Ariko namwe niko mubibona abakunzi ba Shalom TV. Ariko bazabwiye umutayeri ukudodera tukazamamariza akaduha amafaranga. Arahari. Oya mwihorere azabanze n'amafaranga. Tuzamwamamariza nadaha amafaranga. Kwizera Valesi ziraziritse. Barabukunda. Ntabwo bakuvugisha. Birashoboka ko badasoza ibiganiro. Uhereye uyu munsi telefone zawe ndazishyira kuri sikirini. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wasoza ibiganiro, kuko inimero uzivuga usoza, kandi buri hari igihe unazivuga abantu benshi. Oya turabihindura tuzishyire kuri sikirini. nta n'uwo pole ko wakoze agisaka ngo ati pole rwose yanga ngiye cyumba ntekereza wambwira ati wenda mu byo wavuze akagucitse wavuga gutya wabigenza uko aya makuru wavuze ngiye cyo cyo mashaka hani no wenda oya uhereye uyu munsi wagura isosi isosi yo oya ndayimwe ko si yo ingenzi icyo nshaka n'umuntu ubwira mu yera n'ikigano twakoze burya iyo wavuze ngo wavuze kandi burya n'uwashaka ikintu cyiza mu byo wavuze cyangwa kibi ntabwo yakibura kuko wavuze kinandezezwa n'umubwira ati aya makuru wavuze wenda wavuze hwaya naye akayamba utanganyagura mu kindi kiganiro naha mazi utara ibyo rero byambera byiza niyo nigishije mu rusengero ntabwo neza twababwira ngo ngo felicitation ngo wakoze ngo twize rwose oya ntabwo njye nabiryohera cyangwa batubwiye oya aho umbwira ariko akantu wavuze wavuze iriya nkuru wayibeshe wibi uzayigenze gutya wakabije wamaze iminota myinshi ibyo byo mbashaka agiye kurutaho kugira ko byagenze neza byaryoshye rero ni byiza abakozi ba Shalom TV tumaze kuganira iminsi myinshi mujye muvugisha cyangwa mumbwire n'ikindi twashyira mu biganiro
mukunda mushaka muda tudakora mujye muduha akazi mbese ibyo dukora rwose murakoze cyane wadukurikira reka tuvuge ngo mujye muhamagara abakozi b'Imana kubera ko baba bakeneye guhamagarwa kandi ni ngombwa nubwo wavuga uti twafashijwe byonyine kubera ko umukozi w'Imana washuje natwe tubona uko mwamushuje muciye mu makomenti mujye mwandika mutuhe amakuru y'uko byagenze kugira ngo natwe turusheho kwishimira ibyo tuba tubaha cyangwa se nimba bitabanyura muzavuge tubihagarike nabyo birashoboka kandi nzi neza yuko mujya mudusuhuza mukandika muri komenti Imana ajya bamugisha ariko umukozi w'Imana mujye musuhuza mumubaze cyangwa se mumugire inama nabyo biremewe ko tuba turahanga kugira ngo dukorere iyaduhamagaye Imana rero ibaho umugisha mwebwe mutwumvishe kandi mujye kubikora haleluya haleluya amen nubwo bitoroshye kuvuga haleluya no gutera mina cyane muri iki gihe cyo kwibuka abacu baje jenoside yakorewe abatutsi 1994 ariko kandi reka nabo tubabwire ngo ni mwihangane nimba hari ubutumwa ufite wabaha nawe wabahumuriza kugira ngo bumve ko turi kumwe mu mwami ni ngombwa ntabwo babura kandi bushingiye mu nsanganyamatsiko iriho twibuke twiyubaka kwiyubaka ni ngombwa kwiyubaka mu buryo bwinshi kandi niyo rero akantu kubona kari gusibikira ngo ndaguhumurije wowe wakabaye bimeze gutya b'icyo gihe niho ese yani harimo ukwezi kwitwa mata jenoside yakorewe abatutsi mu kwezi kwa kane kwitwa mata ariko icyo gihe niko ari kukiri mata ahubwo kwabaye matage guhinduka amaraso ariko bavandimwe inshuti y'umuryango nyarwanda Imana ishimwe ko warokotse Imana ishimwe ko uhari Imana ishimwe ko yagukomeje kandi iracyagukomeje nawe ufatanye nayo twibuke twiyubaka dukomere nubwo byabaye bibi bikaba bibi agarenganya jenoside yakorewe abatutsi naho kandi Kigali wari i Kigali muri Kigali nibyo muri Kigali rwose mu cyari kumene Kanombe mbese ashimwe Uwiteka wagize abarokora kandi barokotse atari impuhwe z'ababahigaga barokoye n'Imana mu nzira zabo nyinshi nk'uko twishimira Imana kugira ngo nimukomere bari bafashe mukomeze mukomere murushaho kwigendera no gukomera mu mutima mu bikorwa mu mbaraga twibuke twiyubaka kandi muhumure Imana ibirimo njya nkunda kubwira abantu ngo kiriya gihe ntabwo cyari cyoroshye ubwo nimba ngenda mu cyaro ariko nimbe ne mu cyaro wabashaga gusesera mu bihuru kwisasa ibihuru kwirusa ibindi cyangwa se ukikinga kwibuye ibyo bihuru hari ubugome bw'abantu bwasimbaga ibihuru icyo nshaka kuvuga ni kimwe hano mu mujyi nimba ari Kigali wihishe kubona ibihuru byari bihari icyo gihe nk'ibihuru mbese kugira ngo Kigali yashyira n'akarere ito nk'uko ituwe burya nkaho njye nabaga muri Kanombe yari mu cyari segiteri Nyarugunga niho nabaga ariko n'ubundi ibihuru cyane igihe cy'amasaka hari n'abagiye bagira umugisha bakayarokokeramo hari kandi bakayabahingamo yaba ibihuru yaba kwikinga mu gihuru yaba kwibuye Imana niyo yarokoye abantu itegeka ko hagira abarokoka yemera imbaraga zabo nyinshi naho ibindi byari ibihe bibishye bibutaho no kuvuga no gusobanura ko nimba hari ibihe byababaje abantu kandi reka mubwire mpamvu ngo twibuke twiyubaka mureke ikintu cyose kizana amacakubiri mu bana b'Abanyarwanda buri muntu wese afata ingamba zo kukirwanya yivuye inyuma iyo havuze kwibuka twiyubaka umva mu muryango nyarwanda w'ubwirwa kandi koko ubundi ikintu cya mbere nuko umuntu wese ndi umunyarwanda buriya nicyo cya mbere aho kumva umuntu yakumva ari undi uwo ari we wese ahubwo akumva ndi umunyarwanda akaba ariyo ifata irya mbere umuntu akayiyumvamo ikajya mu mutima hamwe no gusenga Imana noneho kuko bigoye buriya bavandimwe kumva umuntu abura abe bose abakomoka hose kuru nyirakuru nyirasenge nyirarume wenda Imana ikamurokora ari umwe uyu muntu ari wo kubabwa hafi kuko mu buryo bwose bushoboka kandi noneho
hakiyongeraho ko yababujijwe n'umuntu batahemukiye batagiriye nabi wenda ngo barabahora ikosa bamukoreye badafite arabahora uko basa uko baremwe uko bahagaze kandi batarabyigize barabigizwe n'Imana. Ikintu gikomeye guhora umuntu uko ari gusa uko asa uko ameze uko ateye uramuhora uko ameze si we wigizeho uramuhora ubwo bwoko uri kuvuga nabwo twumva amateka ko n'ibintu byanahimbwe ntabwo si we wabwihaye. Twibuke twiyubaka kuba duteze amatwi reka tubwire abantu ngo nimwibuke kandi mwiyubake nicyo kintu cy'ingenzi nubwo wenda mufite agahinda n'imibabaro ariko kandi muyageze gukora cyane kugira ngo abayifuzaga ko mutabaho cyangwa se mudatera imbere bazabone mukomeje kwendereye imbere nibyo bifite agaciro. Ariko kandi tugaruke iyo dusomye Bibiliya kuko mwitaye tukumva ko Imana yaremye umuntu umwe ari we Adamu ikamusinza ikamukuramo urubavu ikahindura umugore. Ndakeka ari uko nguko no wenda abahanga ari ukundi kuntu bivuga ariko njye numva ko ari umuntu yabayeho nyuma ngo aza guteraho umwuzure ku bwa Nowa ngo urimbura abantu bose hari uko kandi Nowa n'abahungu be bangahe nawe yari yaturutse kuri babandi wavuze nyine none amahanga twumva ko yaturutse kwa nde hano. Niyo wenda ukurikiye Bibiliya usanga icyagiye gihinduka ku bantu ni amabara y'uruhu niyo yagiye ahinduka bitewe nabwo n'impamvu utajya umenya Imana niyizi impamvu ukuvuga kanaka by'abana babiri wenda nka Rebeka ni wabandi wabyaye Yakobo na Esawu ariko icyahindukaga yari babara gusa wenda hazaboneka abazungu abirabura n'abazungu barimo ibice byinshi tuviyo tugere kwa Nowa umwuzure umaze gukama yabyaye Hamu nande na Shemu na Yafeti abo ngabo barokotse umwuzure. Icyo turi kuvuga wenda aho twari tubikuye ni ukumva ijambo wenda amoko nubwo kugira ngo tutatindamo cyane amoko ntayo Imana imwe Adamu nyine na Eva yavuga ngo bibyare bororoke buzurize bavuga ngo abariho bose bakomoka kuri abo kumva rero ko ntabwo nyine kumva igihe hagera ubwo wumva umwe n'uyu undabaye ukagira ubwo noneho bikazarangira mu Rwanda twebwe abatuyise abatutsi ko ni ikintu kigoye kucyumva no kugishyira mu nyurabwenge kandi uragenda igisekuru kigaherera kuri Adamu ibisekuru twabwira na byose byazahirira kuri Adamu. Reka twakwijambo y'ibintu kandi reka tubwire abantu bafite ibikomere bakomeze bihangane akamunye yagize ko ngo Yesu ni wo mura ingoma ni wo muri ibikomere wo mura agahinda wo mura Imana rero ikomeze kubafasha no kubajya neza ariko kandi nimukomere nicyo twatimo turavuga ngo nimukomere kandi mukomeze kwiyubaka nicyo kintu cy'ingenzi. Imana ikomeze kubomora kuko iracyafite umurimo wo komora ibikomere byo mu bantu kandi ni nazo nshingano zayo. Imana yibaha umugisha. Murakoze cyane rero kuba duteze amatwi reka tuganire ni byiza ko tuganira none ka tugaruke kuri accident wakoze reka tubivuge gatoya. Iyi accident wakoze turashima Imana ko ubu ngubu ufite amaguru yawe ufite amaboko yawe nayo urize kubona bagusunika mu kagare nta rugingo rwawe warangiritse by'ubuti hari urugingo rwanyarwa mu kagare basurikagamo mu bitaro bya Kibagabaga bagira ngo bajye kureba nyine ko guca muri X-ray cyangwa mu cyuma barebe nyine ko nta rugingo ntabwo nashobora gukandagira nako gukandagira ni gake kwireba ibyo kandi bitwabizo mu kiganiro kindi batutabitindaho nanone gusa nuko Imana iri gushimwa buri munsi yarandokoye twara ikibazo twakoze aravuga ko yize kurokoka impanuka igiye ku munsi imaze gukora impanuka 3 za moto imyaka ikurikirana zose zingana kimwe ariko handi basurikaga mu kagari nyire kwari kugira ngo bajye kurebana hamaze amasaha make basanga keretse hano hafi muri iyi muvu no harantu harimo ahantu hagize ikibazo nabyo bizashira n'ibirenge ntawe uzi impamvu ntakandagira ariko ibyo basanze nta magufa yangiritse yego n'inzima
ariko nubona ko gukandagira nkabishobora ariko nabyo biri kuza nta gikanga gikirimo nta kidasanzwe biri kuza hashimwe Uwiteka wandokoye inshuti zacu zose zidukurikira zikunda Zirazise TV reka tuvuge ngo nubwo atajya agira impano yo kwaka inkunga ariko akeneye n'agasosi nk'uko natangiye mbivuga agenda kumva ngo nta kazi ntaki kandi yatunzwe n'ahangaha ku bakunzi badukurikira rwose pe ariko bazi uvuge telefone zawe kwanza murakoze cyane 0788 22 20 14 07 82 23 014 ni Kwizera Valens niyo mazina ye urakoze cyane wananganiza ukanyandikira rwose pe nase wakubezaho 500 wakubezaho 1000 nubwo atabivuze ngenda imuvugiye nk'inshuti ye kandi nk'inshuti yanyu kuba mukunda rwose mukora ko kantu rwose pe areko yanywa agasosi arebe ko yabasha kwishyura imiti arebe ko biracyakorwa ntabwo arakira ariko kandi abakunzi badukunda baradukurikira rwose pe mugi icyo mukora mbibutse ko ukoreye ugize icyakora bura ngo bagurije Imana bikore nayo birebere Imana izakwishyura tuzanira kuri screen murazibona ariko kandi ngo bikoremo bikunze Imana izabaha umugisha ntabwo ari amagambo ntabwo ari iki nzi neza yuko musanzwe mukorera Imana kandi nzi neza ko muzi akamaro gukorera Imana murakoze cyane Imana umugisha nabuze mvuga ku nshuti zanjye ziba hanze nubwo ntazirondoye zose nanjye ndamenya ko ari inshuti zawe ariko ndashaka guha amahirwe nawe ndameze nka batanu baba hanze ariko apana mu Rwanda ndahita mbibukara ndetse ko ntazi ibihugu barimo mugabo batanu bona ariko siniko ibihugu barimo kora nasuza hanyurwe fura Jean Didier sanza abandi twabanyisha aho ni ntabwo nza uri guhumekera ariko nzi kuba mu bindi bihugu uvandimwe Antoine Mugwaneza Valeria wiwacu twariranwe nundi Valeria wundi ariko wakoraga muri Swiss ariko ntabwo ukivugisha ningi ugishikora iki kiganiro rwose umvugishe Katarina ndagutahije bari guvugisha uzasubiza nama mahungu ngo mvuze uramumenye nawe uzamundamukirize bataho nibagiza harwo Paseri Kamana uracyahumeka muvani y'umukozi w'Imana Imana igumugisha Fravese n'undure iki kiganiro siko tufite ntamwibutse ariko ndakuramukije kandi ukomere twibuke twiyubaka Imana ibirimo ariko ngo iyo abantu bageze hanze ngo bazi neza ko ngo bataye abakene ngo bataye n'ubukene ngo niyo muhamagaye cyangwa ukamuvugisha cyangwa ukanamusuhuza ngo wazi neza ko ushaka kumusaba wewe uri wiyumvanye ntabwo niba ariko biri simbizi none se aho ngaho byasaba kumenya ninde adasundi hanze nihe cyo mu gisire narikunda hanze barumva umuntu ajya bango kanaka ba mu gihugu iki n'iki arenze umupaka agiye ngo atari bupinga ugaba ari nka wawe aryondi yaririmbye gwiki nawe babwiye gutya ajya ndivuga ngo iki bambariye bambeshya ngo ugiye Uganda bataye utindi ndararuka Uganda kandi wayiririmbye n'ubu niyo n'ubu mu Uganda rimwe nigeze ndi mu Uganda banyirika n'ahantu aba hakujya abantu bene baravuye ngo ntabwo byo niza ko amakuru twumva je nta bihugu bya kure ndajyamo urije muri byo hafi anga muri Afrika ariko umuntu akurikiye kuri social media ariko ngo yageze muri Amerika ngo agakina bakajya bara n'icyo kurya nibyo nige kuvuga mu makuru twumva ko mu Burayi hari abantu basabiriza baba ku mihanda basaba abo nagezeyo aho murantunga niba hari uriyo barabeshye ngo azatubwire kuba ariko numva ngo muri Amerika babayo ngo baba ku mihanda barara mu biraro ngo babayo hari abantu banavuga ko muri Amerika ngo cyangwa ibihugu byose ngo hari nk'imodoka izana ibiryo bigahagarara bene abo bantu ngo baza bagafata bakarya bibera ku muhanda by'umuntu ari nk'umuntu witanze kujya bagaburira ngo babizere nk'ahantu bajya batwikazana niba ari ibya leta niba ari iby'umuntu ariko kimwe cyo twumva ko abasaba babayo abakene babayo rero ntabwo bavuga gutaye ubuti kandi igihe no myubabwenge yanjye numva bishoboka ntabwo nemera ko Imana ifite ahantu
yagennye hakaba umukene n'umwe, ikaba ifite n'ahandi hantu hari abakene ntabwo byaba ari byo. Isi yose ni isi imeze kimwe. Ariko no mu Rwanda hari abakire bafatika bafite amafaranga menshi badafite icyo bifuza. Ni isi yose, ibihugu byose birimo abakire n'abakene. Niko njye numva ntekereza, sinabara ngo abagiye ngo bataye ubutindi, kuko ubundi wanibaza ubundi se bajyayo gute? N'abajya mu bihugu by'amahanga bagera ku mpamvu zitandukanye. Hari abakobwa bagenda bashatse y'abagabo, hari abagenda bashatse y'akazi, hari n'abajyayo bamwe, hari n'impunzi mu bihugu bitandukanye. Ntabwo ngo yabataye, hari n'abajyayo bari abakire. Noneho nese ujyayo yari umukire we wavuga ko abataye. Yavuga njye sinayemera, ntabwo nta muntu urayimbwira, sindanayumva. Ubwo ndayumvise ariko njye sinayemera. Ntabwo ari byo. Isi yose ni isi iriho abakire n'abakene, iriho ibyiza n'ibibi, iriho abapfa n'abariho urayibutse habaye hahari rero. Ibibi muri iyi si ntaho tuzakirira. siko ndibivuga. Ntabwo ndibivuga ngo muri iyi si huzuye umuhoho n'amahane. Nasi urumva ndi mu gihugu kimwe, muri iyi si huzuye umuruho n'amahane. Abasenga Imana, abayambaza ibyo bayisaba bari hose mu bihugu byose. Niko njyewe numva ntekereza. Reka tubwire abantu bari iyo ngiyo, ariko kandi sinabi iyo ngiyo gusa, ni nahangaho ryo kuvuga ngo iyo umuntu yazamutse ahindura inshuti, ngo umuntu yazamutse mu ntera ngo ahindura inshuti akabana n'abantu bakize ngo bakene akabiyama. Ariko se ko muri cyo nakemeraho gakeya, nanjye nawe tukemeranyaho. Uretse n'ubu, uretse n'ibyo hari n'abantu nanjye ubwanjye nzi utakivugisha kubera ko wazamutse mu ntego. Njye ntakivugisha ahubwo ndetse n'ibyo njye nari narakeye niba batakikuvugisha cyangwa niba utavugisha twagendanye njyewe uyu mwanya nka batanu nabibuka. Twaruhanye, twasangiye imvura n'izuba, tukajya hari umuntu twagiye kubwiriza ahantu inyuma ya Mo Kigali, tuza bitugoye we, bari bampaye bari 2,000 bari 1,000. Uwo muntu muhaye 1,000. Nyuma rero aza kuba pastor. Hari babiri mu baba pastor hano mu itorero ryacu. Ariko nukuri ubwije ukuri niyo duhuye nabo basuhuza gose, cyakora yagiye mwamo ngo dutukibye siko nakahita agenda. Hari icyo bitangaza gose, impamvu twahoberana twaganira, nta kibazo bagiye kubabwira, nta mafaranga bagiye kubasaba. Ariko hari abantu bakeya mu buzima bwacu baterwa n'icyo gitekerezo bazamuka. Ariko nyamara Yesu yabwiye Petero mu tubazo baritswe na Luka, ariko nari mpabonye nkasuye byari kumfasha. Buriya tuba twishe ikintu kuko turi mu kiganiro, ariko turi n'abakristo tunavuga ubutumwa ngombwa no kubwiza babijemo. Buriya Luka ibice kandi ndabyibuka neza kamibira, ariko Yesu yabwira Petero ngo Satani yabasabye kanze ndahita mbero ni nkora gutya. Luka 22 31 Yesu yaravuze ngo, kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo bagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwe kudacogora. Nawe numara guhinduka, aho nshaka kuza guhuza n'itwavugaga ibi biri mu mwuka, na Yesu ari mu mwuka avugaga mu mwuka no gukomera. Cyari igihe kibi abishwa bagiye kugerageza, ariko ndabihuza n'ibyo tuvuze. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Muvandimwe ntirenganye bantu mukurikiye Shalom TV 95, numara guhinduka uzakomeze bagenzi bawe. Iri jambo rero urumva Yesu yavugaga mu ngorane bagiye guhura nazo, ariko ngenda ashaka kuvuga ku buzima turiho ubu ngubu. Ubundi uko njye kwizera mbyumva, ibi bintu byo mu isi ubona gutunganirwa, ubundi twakabaye tubisangira twese. Ariko nibikunda, Imana yemera kuko Imana yavuze ngo Imana yivugira ko ariyo ikiza ikanakenesha. Nshatse kubyinjiramo cyane, ushobora gusara utarabigeraho ngo byanarize ese ikiza gute ikenesha nde kubera iki ikene icyo ni kimwe n'abandi barinjwe n'ubwo Imana bwayo. Nta bintu wabivamo, ariko niko yivugiye. Ariko birangira tugiye ahantu
tukiri mu isi ntitureshye ntabwo twivuriza hamwe oya we ntibikunda rwose aho tubanza gukururuka ku ntebe tukimuka ukagera saa yine tutarafotozwa mitiweli ukagera saa moya tubana na muganga ugataha ukagaruka ejo ariko ufite ubushobozi aba yinaze muri Kenya kera mu Buhinde ibyo ni byiza mu isi niko biri hano wabirwanya turabirwanya ariko ntitubibona ariko hari ahantu tugera tukareshya birangira tugiye ahantu hamwe mu kibanza gifite mezire zingana bakadufata kimwe bose bakigendera hirya mu buzima duhura nabwo tubatungana rero byari bikwiriye ngo turebe iri jambo Yesu yabwiye Petero turihuze n'iryo waruvuze numara guhinduka niba hari aho komeza bagenzi bawe je bijya bibaza muvandimwe ariko bandi bamwe twarasabanye tugasangira igihumbi tugasangira ibiryo bitari byiza no mumaze kugera mu byiza ntushaka no kuzuza ntabwo ari byiza suhuza numara gukomera ukomeze bagenzi bawe ahantu uvuze ntemerane nawe ngo birangira tugiye hamwe ariko twagiye hamwe ntabwo tugiye hamwe nubwo tunagenda kimwe bisobanura icya mbere iyo uri umukire urumva iyo uri umukire bakujyana nk'abakire bakujyana imodoka nziza uretse kujya n'abakire urumva neza uretse kujya mu bakagushyira mu isana uretse urimo uratarukiye umuntu wapfuye yitwike umaze gupfa bapfuye n'abitwa oya wiva ngo wikeka gihe izina rimwe wemeza umuntu umaze gupfa yitwike ntabwo witwa kimwe nanone nyine wowe hari amazina ngira ngo uhite ryumva ry'icyubahiro mu Giswahili bavuga mayiti mu Rwanda bavuga mu Kinyarwanda harimo ijambo umurambo intumbi umupfu ari ndiri hirya y'ubwawe wabuyitse ariko murazo wafata umukire mu kintumbi yamaze gupfa yitwike yitwa umurambo nta kibazo ndabyemeye umukene umaze gupfa yitwa twese umukene twita umurambo nta nubwo yitwa kuko kwitwa no kuba biratandukanye urabyemera ntabwo yitwa ahubwo aba bita verbe être na verbe appeler je suis cyangwa je m'appelle ntabwo rero aba yitwa ahubwo abari ubundi muri verbe être abari uwapfuye wese aba ari umurambo aba ari intumbi aba ari umupfu aba ari mayiti ibyo ntabwo ujya hirya yabyo aba umuzungu aba umwirabura aba umucuruzi aba umuguzi aba impumyi n'uyirandata aba umuja na shebuja umugaragu na nyirabuja iyo yapfuye aba ari ayo mazina hanyuma rero ibyo kandi ntubijyaho impaka nta n'ibyo ngubaza ngo urabivuga hirya hanyuma abashingura gute uretse tondeka kankugira etape par etape uri wirukanga umukene kera nanjye menye ubwenge bashyingwaga mu birago ariko n'ubundi abafite ubushobozi baga bagiye mu isanduku none mu kirago harimo iki usubize kandi mu kirago harimo iki oya subiza nireba oya ni humura na ya modoka yeze turayigiraho uzi ko urupfu rw'umukire urumva neza byo bavuye ngo rutanguke ariko wowe urimo urasakara inzu udasijije ikibanza reka muri ya mazina sika duhitemo umurambo sibyo umurambo cyangwa umubiri wa kanaka mu kirago bazingazingiramo umurambo muri serike yihenze nziza ifite n'utuzahabu burya baba bashyizemo umurambo kera twebwe iwacu nta terambere n'ubirahaba bagaheka mu ngobyi bahetsemo iki umurambo muri ya modoka isobanutse bavuze nziza iraryoshye hariho umurundi wavuze ngo yewe ngo baca bashyiraho n'amaklimatizeri ngo none baracyumva ubushyuhe bashyiremo na klimatizeri nta kibazo ariko harimo iki umurambo twebwe ubwo mu iturage mu bukene baracukura mu itaka bazi gushyiramo irindi bataba iki umurambo wa undi barashyira mu mva nziza y'amakaro yubatse neza ariko bashyiremo iki umurambo nyuma y'amezi 3 rero uraburiye ariko nyuma y'amezi 3 jya muri cya kirago uzingure ujye no muri serike nziza ihenze urebemo urasanga bisa bimeze kimwe katugaruka ku ijambo waridesheje uri kujya kure kandi nabishaka hari n'akantu keza nashaka kukubwira gasari bituri kuvuga none kuva ntakavuga rata numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe n'ibyo jambo ryiza mwisi tuzabane gutya nubona hari aho wageze uzashaka uburyo wahageze undi mu cyangwa babiri amen amen ntabwo ari byose yavugaga gukomera mu rugamba bagiye wita Petero twanubwe ko ari
bakayitorero ariko ntiyavugaga petero nk'inyama n'amaraso bivugaga petero nk'igisobanuro petrosi petro kefa byasonaga ibihe cyangwa utari byose nicyo yavugaga ntabwo bavugaga umuntu kuko ari amadini biba byubatseho ngo mugura hari amadini bavuze hari idini bambwiye ngo bafite ngo basiye amagufa ya petero ngo buri rusengero rwabo ngo barimo akantu kava ku magufa ngo kuko yabwiye ko ari uzubakaho itorero ariko ntitubigeraho byinshi nabyo kandi ndashaka kuvuga kuri iri jambo bivuze ngo petero arakomeye na bugingo n'ubu nyine bafashe petero nk'umuntu ntabwo bazi petero nka petero icyo bisobanura ntabwo aricyo barebyeho yavugaga urutare kandi urutare niwe kristo ku itorero rizarishinze ku rutare hanyuma rero ndashaka ko dutina cye kuri ijambo ngo numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe ikintu gituma cyishe byinshi ni uko nyine umuvandimwe yambajije abahinduka ntagire uwasuhuza ntagire uwareba uciye ku muntu ku modoka umutwaye kandi mwajyaga mutegana rifite imwembi mwajyaga mugabana tike urya ibyo hari abakantu bize kubona kari kashonje ku mpapuro abantu bagira ibyegeranyo bahimba ibintu bikazanarika izina bafashe isi bayigabanyamo ibice bitatu Afurika bayereka iba Afurika iba ari umugabane wayo Amerika nayo barayireka igumira Amerika ibice bisigaye byose Aziya Australia n'Uburayi byose babigira ikindi gice kimwe byitwa Uburayi noneho bagaragaza abo baturage b'ibyo bihugu buri kintu byumve neza n'abandi mugurikiye bari mu cyobo kirekire bari guharamba bashakisha ukuntu bavamo kuko karanyigishije baba mu cyobo kirekire bakoresha amano amenyo ibinoti baharamba ngo bavemo baravuga ngo umunyamerika iyo agize amahirwe akavamo ahita ashaka urwego cyangwa umugozi muremure cyangwa igiti agakuramo undi munyamerika ariko mugenzi we ariko umunyamerika nibura akuramo umwe cyangwa babiri akabahereza bagaharamba bakabakuyemo nibura bakagenda mbese heje icyo giti cyangwa se uwo mugozi ugafatwamo n'umunyafurika iyo umuntu yahinjikira akagishyira akacyandika ku kinyumuza nawe urandika ubwo ni pesi nuko abantu bavuze ngo wowe wijya muri icyo cyobo nyirizina reba ubuzima situation tubamo ntabwo ari icyobo nyine cyacukuwe bivuga ngo ubona uvuga ngo umunyamerika umaze gukomera rya jambo twasomye byanze kuza komeza mugenzi we nicyo bya jambo twasomye icyo cyo baruhuka ko kuri muri umunyamerika we cyangwa babiri basi uretse gato tuvuga ko hari abanyamerika basabiriza uri kubyumva siko twahoze tubivuga nawe twumva ko naho babaye kandi umuntu avuye muri Afurika agiye muri Amerika abazi neza ko atari butinde kandi usanga baza gufasha abanyafurika kuki baza gufasha abanyafurika bo twari gufasha abo ngabo babaza muravanga amasije ntabwo ari cyo turakiganira kwayo turi ku ijambo Yesu yavuze ngo niwe waruvuze ko ari bamara gukomera mu ntera ntibasuhuze abo bari bari kumwe dusoma uyu murongo ibyo rugiye kuzana abavanga amasije ntabwo iri bukundi maze kuri murongo twari turangira ibice bitatu hanyuma ngo umunyaburayi rero muri cya gice twavuze byose bakomeye hamwe Aziya Australia babyise Uburayi ngo iyo agize umugisha akavamo muri cyacyo ahita agenda ntashaka no kukira naho cyari kiri ngo ahita agenda akabaze bantu bakoze agahita agenda uwanteye guteza n'umunyafurika rero umunyafurika ngo ugize amahirwe akakivamo ngo iyo ageze hejuru ashaka beto na senyenge n'imishubi agashyira kuri cyacu ku buryo nta wundi uvamo umunyafurika ariko duteye twebwe umunyafurika abanyaburayi barigenda avamo akigendera abanyamerika bakakuramo abanyafurika bagashyiraho na beto n'imishubi n'amahogwa hatagera n'undi uzavamo ibyo bintu n'undi wese ugasaba ibitekerezo by'ibyanjye nanjye narabisomye sindabishyikira sindabimenya ibyo ari byo niba ari ukuri niba ari uwabyanditse yari yavangiwe ariko gusa kimwe cyo ijambo ryari rifite rivuga ngo numara guhinduka komeza bagenzi bawe hari umuntu nzi twaruhanye ariko bye twambaranye n'ipantaro y'imikino kuri Petero niryo jambo dusomeye Petero byavugaga gukira mu buryo bw'umubiri nabisobanura ngo wari urangaye navuze ngo ntabwo Yesu yavugaga mu bucuruzi nk'ibi turi kuvuga mu mamodoka mu kuya ntabwo Yesu yavugaga Petero ufite amasezerano ufite izina risobanura ubutare yamwe ngo weho nakwingingiye ngo numara guhinduka nukomera mu mutima byibuze ukomeze bagenzi bawe
kandi w'icyo Petero niwe wakuze umwuka wera, niwe wavuze mbere Bibiliya ivuga ngo bari abantu bageze nko ku 120, siko Bibiliya ivuga ngira ngo hari, niwe wavuze mbere kandi avuga amagambo n'ubu twubakaho itorero ryubaka avuga ngo aba bantu ntabwo basinze nk'uko mubitekereza, haba ngo dore haracyari kare saa 3 z'ijoro, ngo ahubwo ibi ngibi mubona ni bimwe byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yoweri none birasohoye birabaye, ngo aba bantu mubona ngo uwo munsi heranye abantu 300 ngira ngo nibwo bihanyara niba ari ibyabo gatoya. Petero rero bakomeje bagenzi be koko hariya hafi nyuma y'ibyo Yesu yavuze Petero agaragaye umunyantege nke, ariko arahanyanyaza nabwo akurikira Yesu barinda bagira no bamukubisa areba hano hunje si munenga ahubwo ndamushimaho, ariko ntabwo Yesu yavugaga ku buzima turiho ubucumuya ibyo ninjye ubyifashishije ngo mbwira abantu ngo numara kumushumba yuko mwagendanaga no bapotre ba bishop ko mwagendanaga rero ukira nubwo bukire bw'ibigaragara wibibagirwa yewe n'abageze muri ibyo bihugu umuvandimwe yavuze mwikibakirwa abantu mwabanye ntabwo ari byiza. Kwizera Valens uyu munsi uragiye uguye ku kirombe cya zahabu, urakize ubaye umukire bye wa mukire nyine babakana kayarakize, umva rinde kamere mu Rwanda wabanza gukiza uhereye kure cyane, uretse kugera ku bukire n'ikirombe cya zahabu mbazi yo ufite 20 umunsi bari kubanza mbazi 20 ndahiye Imana ihoraho byanze bikunze mbaho abantu babiri urugero nyine babaye wewe wabanza kuya icyo cyose kukibaza ntago ari kubakibaza ahubwo mbasa ngo wowe wakwibuka wo mwarwanye ushaka kugizira ngo nikanaka nose abantu bose ubwirwa n'icyo ko nanakigonye ndereye kucyo mbaza ngo ni gwego nikanaka niki kikweza kwicyo kirombe nakibona mbereye niwo wanza guha uwo mwaruhanye bazimenye ngo ntari nabona ikirombe iyo mfite 20 uyu munsi ntangaho 6 ndiho abantu bababaye bonze ko bashongerwa, iyo mfite 100 ntangaho 30 mbigabanya abantu ngo barye, ibyo ni press niko mbayeho drama uko zitabura ibiryo uko zikuba hano utabura ibiryo ariko haraho ndayimana ihoraho iyo mfite 100 ntangaho 30 umwe mbe 3 5 kuko ndabazi turazanye mu buzima. Aha rero bahita mwohereza social media ari nyuma ya kamera abo ngabo bahaye bariho abo ngabo bahaye bazandika muri comment bavuga ati Valens yamaye 5 Valens yamaye 1000 Valens yamaye 500 nari mburaye muzabyandike kabisa batabyandika ahubwo ibyo ndanabirutirise siva ngo bazandike nabangiye kwiyamamaza no kuvuga ko ntango bazashime oya ntazagira uwandika muceceke mubyihorere mujye musabira umugisha namwe muzampagiye ubuzima cyinzi nzara nzi guhangayika nzi kumwenda nzi iminsi maze gusiragira mu bitabo nabanye n'abantu mu bitabo batagira babagimurira bavuye icyangugu bavuye Gisenyi abantu kure bakabura babagimurira bagatungwa n'agenda bagira neza bazano nta gatunda yabona nta mugati yabona akaryama ku isima umurwayi ararwaye irunaraba genda babara bibetse wo kugira ngo ibirombe byaza ngo mbanye miliyoni ya na 20 yanjye sinjye nyarya nyine ntangaho bitanga uzicyo nashaka kumenya nashaka kumoko byibuza wavuga nahera kuri muri mora wanjye nahera kuri mukuru wanjye nahera kuri mushiki wanjye wasigaye mu cyaro none njya numve ko ibyo nibyo nanjye nirinze kuko bize nk'umutego nabwiye nimvuga ngo nabanza kanaka kandi wenda yantanga kubona icyo kirombe yantanga gukira urunge nta kanaka mfite nta mwene wacu ufite ntawe twiganye abanyamibabaro n'uyu mwanya wampa umuntu ntasonje mbizi mbireba wampa umuntu byambara ubusa mbizi mbireba icyampa ubushobozi bwajya bishimira ibibazo nabikora kuko n'ubundi ni impano yanjye n'uyu mwanya ndabigerageza muri bike mfite bisangira n'abandi. Biravugwa rero ko iyo abantu bageze ku gafaranga usanga binyufura umwambaro wa kavukire wabo ugasanga abo bavukanye barumuna babo bakuru babo ndetse n'ababyeyi babo ntibashaka ko hari icyo babamara ugasanga bongeye gukiza abandi batanazi biterwa na satani n'abadayimoni ugasanga ufite imirimo ahubwo mwamagara umuvukane ubaha akazi ahubwo gutanga muhano yewe nzi n'umuhanzi simuvugira kuri kamera kuko uranamuzi n'abantu bose baramuzi yageze ni Kigali akajya avuga ko nta nyina afite
akora n'ubukwe abihisha nyina wamubyaye wamuhaye ibere ariho, nyina arabimenya arabiperereza, azana n'abandi babyeyi baturanye bakodesha agahiyasi kari kakibaho n'uduseke n'ingori, urugori rumwe rwo mu giturage rwo mu gikenyeri rwa kera, baraza bagira mu bukwe. Urumva neza? Nzi n'undi wari umuvugabutumwa aranakomera mu gihe cye 97 n'umunani 9 yarakomeye mu Rwanda, afite ijambo yakirwa avuga ko ari imfubyi yamaririje, ko nta se nta nyina nta murumuna nta mukuru, akora ubukwe. Nanjye bango bwabira nawe ntatwikurura byinshi, akora ubukwe yavuga ku Kibuye. Umushoferi utwara tagisi aza kuzabwira umusaza kugira ati wa mwana we yakoze ubukwe, isa tuzaperereza ahantu atuye uzahambwire. Ise ku Kibuye wa mushoferi utwara agahiyasi kera bavugana umunsi, umusaza ashaka ibitoki byo mu giturage babizi, amateke, imyumbati, utuntu twose twiza, umusururu, utuntu two mu giturage. Araza shoferi yarapeje wa mwana atuye mu Gatsata. Araza noneho kugamahirwe basanga umugore n'umugabo bose bari kubaherutse ku bana, bose bari barukira abageni barahore mu rugo. Ibyo bikuye herero, ibyo bintu bibaho mu kera twarabyumvaga ko bibaho, n'uyu munsi bibaho. Murakagirwa umuryango ngo wahengera ebyiri z'abahisha ko bafite ababyeyi kandi bafite. Hari n'urugero bajya batanga umubyeyi ngo wahiye ari guhisha umwana, ari kurokora umwana, nyina ngo arashya mu maso isura yahinduka irizingazinga, ariko abundikira ngo akana, ariko ngira ngo nifasha nyigisho n'igitekerezo, ariko umuganga ugana kariho, ariko umukobwa ngo akajya akunda gutereka abantu uwo nyina kubera ukuntu yarameze nabi mu maso. Ariko rimwe sinzi niba kuri swa bikurikiranya, umukobwa aza kuzamenya icyatumye nyina isura imera kuriye, ngo yarariza amarira cyane, atangira gushyira nyina ahagaragara, aramukunda amwereka. Bavandimwe rero ntabwo ari byiza kwirengagiza aho wavuye. Iyi si se ashaka kubona nta formire igira, nawe dushatse twari twibanira neza nyamara hari igihe umuntu n'iwacu hariya mvuka mu cyari kumwe n'ikimara yaramubwiye kugira ngo nyoka vukire yanjye, nzi umugabo njye nawe twasangiraga ikigage cyaguraga 10 amafaranga 10 cyera muri 89 10 kunywesha umugabo cyangwa kunywesha igikombe kimwe bikibaho tugasangira njye nawe. Nyuma ya Jenoside rero yakorewe Abatutsi arakira, abona inote pe, ariko nivuga inote wumva inote yafite imodoka zirenze 8 zari hejuru 8. Uzi ko yasanze ahantu i Kanombe akabaza ngo ariko ngo wayisanga ko nakumenye. Mwarasangiye. Nyuma rero impanga iyi situation tutazi, yumve neza ntawe nifuriza ibibi, ibihe byarahindutse, za modoka zirashira, amazu yose arashira, pe yarasigaye ahabwa rifite n'abagenzi be, akaba bamusomya arakina hasi y'umukene wandi wasaba ko ati wamaye igihumbi. Ubuzima bwo mu isi burahinduka, bijya iburyo bikajya ibumoso, cyane cyane ibintu by'ubutunzi byo njye mbyita umushyitsi, kandi ushobora gusura umuntu wese. Ibintu by'ubutunzi n'umushyitsi ushobora gusura kanaka iwe akahatinda akahamara igihe, aho kazasura n'undi akaza, ni ibintu byinjira bidakomanze ngo bigata bidasezeye. Rero kugira ngo umuntu cyangwa yiregesa n'umuryango umunsi bere rimwe akene kandi ufite uburyo bayamuvande batuye twise hagetse ukumva faruko kabyana none. Bazana n'umukire umwe arambye ati buriya abakire uko mutubona ntabwo twirengagiza abakene, ahubwo abakene baradutinya bakaba batatuvugisha, mu gihe twebwe tuba mu business tumugisha abo tungana iki byose, ugasanga wa mukene arimo aratinya kuduhamagara kutubeshe. Niwe watumye bamutinya, niwe witinyishije. Reka ngutangeho urugero, wafukiye umujyi wa Kigali, wafukiye ntuhazi, ntuhazi aho ndi ahari, aho mwiganye abana mwiganye ntubazi, aho mwakiye umupira ntubazi, hanyuma wowe kutajya ngo basuhuze urajya mu telefone bagukuye ngo uhamagare gute?
kutajyayo niba ufite iyo modoka ihenze ese nakira ngewe ni urugero ntanze nyine ubwo ndi kuvuga kuri abo bose kuwakubwiye ibyo sibyo uwo wabivuze niwe wabitinyishije n'iyo agiyeyo asuhuza guhera ku muzi w'akagari gusa ubwe yagiye hashaka abana biganye ati sha uraho arabahobera ati sha dore nimero zanjye mujye mumagara rwose uraho urakomeye uracyabaho abasanga bari guhinga mu mirima arabahobera abasanga aho bariyo abagiye kunywera mu tubari tumwe bita ndagaswi ati sha kana uraho urakomeye urashaka wariganye shanda kwibuka rwose mbi Kigali ntuyaha si ujya gasuza gitifu umurenge gusa si wo witinyisha udashaka kubona mureba ya icyo yarakubeshye ahubwo niyo bamuvuga akabona nimero hari amanimero azi afite n'uko ateye iyo abonye nimero iyi ntayitaba hari abantu batajya bitaba nimero iyi akarebamo wakabyihorera yanamenya ko ari we akayiboroka uzi ko ari abantu bamburutse nanjye ubwanjye kandi ntacyo basaba ndabaza abantu bamburutse tunasengana mu rusengero rwacu ntashobora gutelefona ngo bikunde ntashobora kwandikira mesaje ngo bikunde ihita bakabikangirika ngo esheke kandi nafata nimero nkamwandikira nkabona iragiye telefone nimero yawe nkabona birakunze ndayerese nifata ndekere hari telefone zitinya hari nomero zitinya abakire ubwo ziboroka ubwazo kubera ko ari abakene izo zabo bantu bageze nizo ziborotse iyi nyine ubwo yawe no yiborotse iyanjye niyo yiborotse kandi bo bamuhamagaye yikunze iyi nimero ubwayo ubwo bihugu biri ntacyo birenganya arabeshye ngo yariborotse kandi nanjye yayiborotse simuzi rero ariko kimwe cyo kimwe ari ibyo by'isi n'ibyo hari ibyo kiba amakinamico ndayumva amakinamico cyane ndayumva ibi turi kuvuga bijya bibamo umuntu akanga abantu bose akababwira nabi akabasuzugura aho bapfushije ntajyeyo yagira kugira imbazo ndakohereza udufaranga aho ngaho kandi uyu muntu niba ukenewe iyo bapfushe ntabwo bakina amafaranga bakeneye kugira ngo komera mukabonana ati ihangane mukicarana kuko wese upfushije abantu bose bakohereza amafaranga bose ukayabona menshi byagenda gute guhamagara bagufasha ukabishyura ugamagara abasore ku muhanda ubara igihugu kimwe bakodesha n'amarira bakora uko bakodesha nyine ukodesheje ntari kuko wagishyuye agakodesha tuvuze ko bakarira cyane kuko nta kaga rero hakabaye barira barijijwe n'ubapfuye atari umukundi abona akarira koko ababaye rero burya ahantu hari ibyago hari ibibazo haba hakenewe umuntu kuruta ibintu rero icyo mbona muri iyi si twaba twiye kwicira bugufi tukabana amahoro tukabana neza ku musozi aho turi abakiri abakene tukabana neza cyambabara cyane mbona nk'imodoka umuntu yaranditseho handi bandika amagambo ngo Yesu ni byose Yesu niwe wabimpaye kubera Imana n'urukundo agasiga umuntu anyagirwa ku nzira imodoka yanditseho ngo Yesu ni byose Yesu ayiguhaye usize abantu banyagirwa imvura iri kugwa urabibona ubasize banyagirwa muri iryo jambo burya wari ukwiriye kurisiba ntabwo rijyanye n'ibyo ukoze Imana n'urukundo ariko we ntabwo ufite uciye ku mugore utwite ku nzira agiye kwa muganga arahagaze arigora urabibona imodoka irimo umwanya ufite asirase uramusize Imana n'urukundo bisibe ntabwo bijyanye n'ibyo ukoze azo ko ni nyari ifute ngewe iyi ifute narayitinya ntajye sibye ngo yitinyuke mvuze gusiga abantu banyagirwa ndetse mvuze ifite cyangwa uzi ko umuntu kumara ifute bakanyambika amapira kubera ifute wowe uvanga amasibi wenda wagezemo wiba nta n'uwabyivangamo barabasi uragahariye ukavanga amasibi ubu turi kuritsije ivuga ngo gukomera ugakomeza bagenzi bawe utazamurwa mbabuza gufata ifute kuko ifute igihe yakoze ariko hari n'abo ufite yahiriye baviramo n'umugisha hari n'abayihawe bashiduka uyitanze n'uyihawe bafiyasanyije bararambagizanya baranabana hari uyaviramo umugisha hari abayihawe n'uwayihanye baraganira baribwirana basanga baranaziranye cyangwa umwe ahita afasha undi ntabwo abantu bose rero kora ifuti kandi nanjye sinabwira ngo mujye mutega ifuti ngo mujye muzitanga navuze ngo kwandika ku modoka yereka Imana ari urukundo ugaca ku mugore utwite yigorora ku nzira ahagaze mu cyakora ukamusiga ibyo bintu si byiza nicyo navuze ugasiga abantu banyagirwa waranditseho ngo Yesu ni byose navuze ngo ijambo zarisibe kuko ibyanditseho n'ibyo ukoze ntabwo bisa sinavuze no gusaba ifuti sinatetse kuyimana cyangwa kuyitanga wari wumugishije ko dukurikiye mbibuze gutuganira na Valens umukozi w'Imana
kandi nzi neza yuko avuga amagambo ashimishije kandi afite n'impuguro nyinshi. Reka tugaruke kuri Valensi inshuti y'Imana, inshuti y'abantu. Reka tubabwire ngo Yesu arabakunda, ariko kandi iby'Imana iba yaraguhaye gerageza ugire n'abandi bantu uhaho, kubera ko ngo uhaye umukene abagurije Imana. Tubibutse ko iby'Imana yaguhaye ntago ari ukubyikubira, dufasha n'abandi.